Birashoboka ko uyu munsi waba umeze neza cyangwa utameze neza, ariko reka nongere mbifurize ibihe byiza mwese mudukunda. Nge ndi Ismail papi Muhinda, mwese mudukunda muce ko mwazacu nkoranyambaga abahereye ko tamasi mu majyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba ndetse n'uburengerazuba, mwese muherereye mu bice bitandukanye by'isi, turabisuriza cyane. Buri muntu wese afite kuntu yabigena cyangwa se yabikora kuri ubu ngubu. Buri muntu wese nta kintu mu bwonko bwe cyaba kirimo uretse kumva ko yatabara isi nayo muri rusange. N'ubwenge ndetse binasaba n'ubushakashatsi bwinshi butandukanye kugira ngo ubashe ko wasobanukirwa irimo kuba mu isi muri rusange. Gusa none ni Imana cyangwa se n'amahirwe ya Nyagasani kuba ibingibi byatuvaho cyangwa se isi yakongera igatungana neza. Isi muri rusange ubu ngubu icyorezo cyateye cyangwa se cyamaze kuba cyafata indi ntera, cyamaze gufata indi ntera kuri rwo hejuru, kubera ko buri muntu wese ahaherereye mu isi yagasengera aho cyaturutse, kubera ko mu gihe cyose kishoboka nawe yakugeraho. Ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu utapfa gufatisha urutoki cyangwa se utapfa no kurebesha amaso yawe. Bisaba ubushakashatsi bw'abahanga b'abaganga ndetse n'abandi bashakashatsi bakomeye mu isi guhuriza hamwe kugira ngo babashe kuba babona icyavuye iyo ndwara n'ubundi n'icyorezo. Kuri ubu ngubu buri muntu wese yagatekereje umubare yaba ahari cyangwa se yaba aherereye, kubera ko biragoye ko bava mu gihugu kimwe cyangwa ujya mu kindi utabashe kuba bakorerwa ubumenyi bwimbitse cyangwa se bunahagije cyane kugira ngo babashe kumenya ngo ese uyu muntu ni muzima cyangwa se muzima. Ibi byose byatewe n'akantu kamwe gusa. Abashakashatsi ndetse n'abantu b'abavumbuzi mu mpande zose z'isi bamaze guhura mu gace kamwe kugira ngo nibura babashe kuba bashakashaka cyangwa se bagira ubwenge bwinshi bahuriza hamwe, babashe kuba bakora ikibazo kimwe cyangwa se igisubizo ku kindi, babashe kuba bakiza isi muri rusange. Ni Ismail papi Muhinda, iyi ni Imva nk'ibisanzwe. Kuri ubu ngubu ikintu gitangaje mu isi buri muntu wese yagatekereje. Ubundi mu minota 3 nibura isi ishobora kuba yamaze kumenya buri makuru yose mu gutakataka ku isi. N'urugero, uramutse uri hano mu Rwanda ugafata ifoto, n'urugero uherereye nko mu mujyi wa Kigali, umunota umwe wonyine urimo kuyifata, ugafata undi munota umwe Facebook cyangwa se Instagram ndetse na WhatsApp kamaze kuyaprovinga ko yamaze kwibona cyangwa se yamaze kugera kuri Facebook, kuri social media zitandukanye, yewe bigafata undi munota ariho wa gatatu kw'abanyarwanda cyangwa se buri muntu wese yaba yayibonye. Ibi ngibi ntabwo byafata igihe kinini cyane kwa buri muntu wese yose amaze kuyimenya. Mandi magambo, iminota 3 yonyine ibihagije ko wabasha guhaprovinga amakuru yose ahantu hose waba uri. Ubwo nibwo buryo bwonyine baba bwatinze bushoboka. Ubundi ahandi nka Instagram bishoboka byafata iminota mike, biterwa n'iki na network, abantu barabizi cyane ahangaha. Gusa siyo ngingo yacu uyu munsi ndashaka kuza kwibutsa neza ngo buri hantu hose waba uri kumenya amakuru y'ibyo gutambuka ku isi yose ni ibintu bimwe gukoreza cyane. Ni ibintu byoroshye cyane, kandi nanone kuza kuri ubu ngubu buri muntu wese ko yamenya ngo harimo kuba icyorezo cyangwa se hari icyorezo cyateye isi. Ibi ni biri muri muntu wese asanzwe azi, nayo basobanuriye neza cyane. Kuza kuri ubu ngubu hari CoronaVirus, ni virus yamaze gutera isi yose muri rusange, n'ubwo bwose yavuye mu gihugu cy'Ubushinwa, ni mu gace ka Wuhan. Ahangaha abenshi barahazi cyane ko bamwe bavuga ko iyi no virus ishobora kuba yaravuye mu tunyamaswa dutandukanye n'ubuvangingo butandukanye bushobora guhurizwa hamwe bukabyara ikindi kintu gishobora guteza indwara cyangwa se ikindi cyorezo muri iyi si. Bituye gusobanukirwa muri uyu munsi. Benshi kuri ubu ngubu bateye impungenge zo kuba icyorezo cya CoronaVirus cyangwa se cya corona ishobora kusaba nk'imwe mu byorezo bikomeye cyane ko tukibukiranye neza ko Ebola yashegeshe ibice bya Afurika bikomeye cyane nk'uburasirazuba ndetse n'uburengerazuba, yewe no Afurika yo hagati. Turabizi neza ko 2014 ndetse na 2019 iki cyorezo cya Ebola cyashegeshe iki muri rusange, aho ubuzima bw'abantu batari bakeya ndetse n'ubukungu bw'isi muri rusange bwaje gutakara, kandi ibi ngibi nta kabuza n'undi bigomba abantu batari bakeya, ntago ari ikintu gisanzwe. Kuri munsi n'ubundi ikindi cyorezo cyamaze gufata indi ntera muri Aziya ndetse ari naho cyaturutse, yewe no mu isi yose muri rusange. Gusa aho gato reka turebe zimwe mu byorezo n'ubundi bijya gusa ndetse bikanafite n'isano by'imwihariko ku bijyanye n'iki cyorezo cyateye. Kuri ubu mu bihugu nka Hong Kong abaturage babo uyu mujyi bamaze kubigira akamenye ndetse n'umuco kugenda bambaye mask cyangwa se udupfuka umunwa ndetse n'amazuru. Shanghai ndetse na Beijing aha ni mu gihugu cy'Ubushinwa, iyi mijyi nabo babize umuco kwera ikirere cyabo kibi ndetse n'umwuka mubi bahumeka kugenda bambaye mask kugira ngo nibura ya myuka mibi igenda itambuka mu kirere ndashaka ko yabangiriza mu mazuru yabo cyangwa se bateze indwara zitandukanye. Mu mwaka w'1997 mu nkuru dukesha ikinyamakuru Star News itubwira ko muri Hong Kong hatewe icyorezo gikomeye cyane bitaga H5N1 kizwi nka bad flu. Ibi ngibi ni ibicurane byaterwaga bikomeye cyane n'ibinyamaswa biguruka cyane. Abenshi bavuga ko iki cyorezo cyakomeye cyane muri icyo gihe kigatera Hong Kong kugeza n'aho abaturage benshi baza kukirwamo. Hong Kong yo yakomeje gutunga agatoki n'ubundi igihugu cy'Ubushinwa ko ari bashaka ko bateze iki kibazo, gusa n'ubundi
bigasa nkaho Ubushinwa bukomeje kuvuga ko ibingibi batabiziho na gatoya. Nubwo bwose abenshi bo muri abangaba tuga mu kirwa cya mainland Hong Kong yaje gufata n'ubundi myanzuro itandukanye kuba bakora igikorwa gikomeye cyane, babaga hafi inkoko, imbata, ibishuhe ndetse na dendo zisaga hafi miliyoni 1.3. Mbese ibiguruka byose byasaga nk'ibifite iyi ndwara bafashe umwanzuro ko babibaga kugira ngo bashe kuba bakiza ikibazo cy'iyi ndwara. Gusa n'ubundi bakomeza gushinja Ubushinwa neza ko ari bashaka ko barateze iki cyorezo. Gusa leta n'undi ya Beijing mu gihe cy'Ubushinwa bakomeza bavuga ko inkoko zabo zuje ubuziranenge kandi zinameze neza cyane. N'undi kandi bidatinze nyuma y'imyaka hafi 5-6 yari mwaka 2002 ndetse n'umwaka 2003 hadutse indi ndwara ikomeye cyane bitaga SARS mu magambo arambuye basoma nka Severe Acute Respiratory Syndrome. Iyi n'ubundi yaterwa n'iki cyorezo cya CoronaVirus bijya gusa nacyo n'ubundi. Gusa nanone uko kiyongeraga umunsi ku munsi Ubushinwa bwo bwahamyaga budashidikanya ko ibingi bazabyikiriza. Nta makuru bagomba gutanga ahandi hantu hatandukanye, kubera ko na World Health Organization uyu muryango nawe waje gusaba amakuru iki gihugu bavuga ko ikibazo none bazakikemurira. Aha nanone ntibyatinze nanone gato kubera ko mu mwaka 2003 nyuma y'umwaka umwe gusa mu kwezi kwa kabiri nibwo Abashinwa baje gufata icyemezo cyo kuba batangaza iyi nkuru gushaka kuzasaka isi yose nyuma y'uko amaze kubona ko iki cyorezo cyamaze gufata indi ntera. N'ubundi kandi kuri ubu ngo bad through SARS ndetse bivugwa ko byose byatutse mu mainland, ariko nanone CoronaVirus iki cyorezo cyamaze gufata indi ntera mu isi muri rusange cyanatutse mu mainland n'ubundi mu gace ka Wuhan nko mu masoko y'amatungo. Mu igaragara ry'iyi virus ndetse no kuba byaragaragaye mu bantu benshi batandukanye, polisi ndetse na leta y'Ubushinwa bo bahamyaga ko ibingibi nta kibazo na nk'indwara isanzwe. Gusa nanone muri leta ya Shanghai ndetse n'abandi baturage batandukanye bakomeje bavuga ko birimo kuba 2020 bitandukanye cyane n'1997 ndetse na 2003, aho Ubushinwa bwagombaga kwifasha buri kimwe cyose cyashobokaga. Ubu nk'igihugu cyateye imbere biroroshye cyane gusakaza amakuru nk'ibi ngibi kubera ko basobanuriye Facebook, Instagram, Twitter ndetse n'andi hantu muri social media zikomeye cyane. Biroroshye cyane gutanga amakuru iminota umwe cyangwa se ibiri, amakuru abavuye mu Bushinwa cyangwa se mu mijyi ikomeye cyane yatugeze hano muri Afurika cyangwa se no muri Amerika y'Amajyepfo cyane kariho kure kuri cyo. Buri muturage wese muri iki gihugu uri mu kirarugendo wahageze asabwa kwitonda cyane ndetse n'imbuga nkoranyambaga bakazirinda kubera ko gukomeza kubatera ubwoba bwa bamwe batunze imbuga nkoranyambaga ibi ni byimo gukomeza bafata n'imyanzuro idatandukanye niko abandi babitekereza. Mandi magambo ibingibi byasabwe na leta y'Ubushinwa ndetse na World Health Organization bavuga ko buri muturage wese mu gihugu cy'Ubushinwa yakirinda kuri rwo hejuru kubera ko harimo n'abarimo kubatera ubwoba kuri rwo hejuru bigatuma bafata imyanzuro idakwiye. OMS ishami ku isi rishinzwe ubuzima nabyo hari byo byatangaje bakomeza bavuga ko nanone aba specialist muri Hong Kong ndetse na OMS bemerewe gusura Wuhan ndetse no mu ntara ya Hubei mu buryo bwo kushakisha umuti w'iki kibazo. Ahangaha n'ubundi abashakashatsi hafi bagera mu 600 bavuye mu isi yose muri rusange, Afrika hose, Burayi ndetse na Amerika, Aziya ndetse n'ahandi hakomeye cyane, abashakashatsi bagiye bahurira hamwe kugira ngo bashake iki kibazo. Yewe bamwe banahamye batashidikanya ko bishobora kuzashoboka ko umuti waboneka. Nibyo nuko bisengera byose n'ubundi. Iki ni ikigo gikomeye ku isi gikorerwamo ubushakashatsi ku byorezo bikomeye. Abashakashatsi bari gukora ku buryo bwo kuba babona umuti w'iki cyorezo cya CoronaVirus. Iki ni icyumba cya gatatu cy'imiti n'ubushakashatsi aho turi kwigira hamwe ku byorezo nka virusi ya corona iri kuvugwa cyane mu gihugu cy'Ubushinwa. Aba bashakashatsi b'Abanyamerika bari kukigereranya na CARS yishe hafi ingurube 1000. SARS yo iyo yaje nayo ari virusi ikomeye ku isi. Kuri ubu ngubu turi kwigaho ngo turebe niba hari aho yaba ihuriye na CoronaVirus. N'ubushakashatsi natwe turi kugerageza cyane. Ubushakashatsi buzafata hafi ibyumweru 6 ku 8 kuba bareba niba hari icyavuyemo, aho ibizavamo bizapimirwa ku nyamaswa. Yego turi kugerageza. Iki gikorwa gishobora kuza gufata igihe. Gusa gitangaje cy'iyi virusi ya CoronaVirus kuri uyu munsi bibarerekana ko abasaga hafi abarenga 200 bamaze guhitana iki kibazo cy'iyi ndwara. Muri leta y'Ubushinwa bo bamaze gufunga hafi imijyi 20 ishobora kuzandura iyi ndwara. Hafi abasaga miliyoni 56 zishobora kuba zakandura iki cyorezo cya virusi. Niyo mpamvu bamaze gufunga imijyi hafi 20 kuba bakora ingendo zitandukanye. Gari ya moshi
gufata amabisi ndetse n'ibibuga by'indege byose byamaze kugerwaho yifunga kubera ko nibura barimo gutambuka n'inzego zibishinzwe gusa umutekano ndetse n'abashakashatsi batandukanye kugira ngo baje ko bakemura iki kibazo. Coronavirus umuntu ituma kuvuga se wayumva iki cyangwa se wayisobanukirwa gute? Ubundi iyi ngiyi ibaho gute? Iyi ndwara ishobora gukomeza kwiyongera mu gihe cyose gishoboka. Dushingiye kuri raporo itangwa n'umuryango w'abibumbye ndetse n'umuryango wita ku buzima ku isi World Health Organization mu ishami ryawo rya OMS, coronavirus ni uruhererekane rw'amavirusi rushobora kurwaza umuntu akumva ubukonje bwinshi ndetse akaba yanarwara cyane ku rwego rwo hejuru hamwe no kuva amaraso cyane afite mu mazuru. MERS ndetse na SARS ni zimwe muri virusi zitera iyi coronavirus, cyane ko utungutu ari tumwe mu tuntu dushamikiye kuri no coronavirus cyangwa se kuri no virusi. Abazi MERS cyangwa se Middle East Respiratory Cyclonide ndetse na Severe Acute Respiratory Cyclonide, aho izi virusi zose ziva mu nyamaswa n'ubundi zijya mu bantu. Izi virusi yo zihuje cyangwa se yo zijye mu muntu cyangwa se yo zigiye mu muntu zivuye mu kindi kinyabuzima runaka, biroroshye cyane ko wahita urwara cyangwa se wahita witaba Imana mu gihe utakurikirana n'ubuganga. Nka SARS yo iyi ngiyi bivuga ko yazanywe n'injangwe bitaga civet cats zashiraga mu bantu cyangwa zazanaga virusi mu bantu, ndetse na MERS iyi ngiyi bakavuga ko yavaga mu ngamiya izana no virusi mu bantu. Bivuze ngo ushobora kuba wakandura akarwara ka SARS cyangwa se iyi ngiyi ya MERS, ushobora kuba warwara ino ndwara ya corona. Ni indwara ikomeye cyane gusa yamaze kujya ku rwego rwo hejuru aho yakitwa icyorezo. Ijambo corona ubundi risobanuye iki? Ubushobozi bw'indwara y'icyorezo busa nkaho buri kwiyongera birenze cyane. Dukeneye kumenya ubushobozi bw'ubu burozi icyo bukozemo ndetse n'uburyo yatezamo ibyago. Turabikoraho. Corona ubundi ku bantu babizi neza ni ururimi rw'ikilatini. Iri jambo nibara mu rurimi rw'icyongereza bashatse kuvuga ngo crown cyangwa se halo, bishatse kuvuga ngo ni nk'udushashi tuva kuri ya crown cyangwa se ni nk'udushashi tuva kuri gakamba benshi bazi bahaga nk'abamisi cyangwa se nk'abami bambara, yewe n'abandi bantu ku nzego za kera bambaraga cyane. Iriya mirasire cyangwa se zira flags amalays avaho nizo bita corona. Mandi magambo iyi virusi nayo igene mu bw'iga bw'amalenzi cyangwa se kwa kundi udushashi tuba tugenda tunyanyagira, niko ino virus ishobora kugira. Mandi magambo ishobora kwandura ku buryo bwose bushoboka, nkuko uziki izuba rishobora kurasa ku kintu gishobora kuba cyashashagirana, izo mirasire ikaba yakubita ahandi hantu hose hatandukanye. Ni nako ino virus ishobora kuba yakandura. Ni ibintu bikomeye cyane. Ino virus mu rwego rwo kumera cyane benshi batangira kugira ubwoba bukomeye cyane kubera ko kwiza kuri ubu ngubu nyuma ya Spanish flu yaje guhitana abasaga hafi 50 nyuma y'imyaka 5 ishize, abenshi mo kujyana n'ino ndwara n'ubundi. Wakibaza iyi ndwara ifata gute? Coronavirus ni mu buryo bwo twabigarutseho hejuru cyane, ni inyamaswa zishobora kuzana virusi mu bantu. Aho mu masoko ya Wuhan ahanga hagaragaye no muri ndwara aho bacuzaga amatungo, bivuga ko ari naho ikekwa cyane yaturutse, gusa bivuga ko n'ubundi ari amatungo n'inyamaswa ziva mu mazi ndetse no mu nyanja zo mu gihugu cy'Ubushinwa n'ubundi. Benshi bavuga ko nk'inzoka, amafi ndetse n'indi binyabutabire bitandukanye nka cobra ari byo bishobora byarazanye ino virusi. Ni ugukekeranya n'ubundi. Gusa gukorora cyane, kumva umerewe nabi cyane mu mubiri, kurwara ibicurane bikomeye cyane ndetse n'umutwe udakira, ucika imbaraga bikomeye cyane, nimwe mu bimenyetso bigaragaza ino ndwara. Aho bivuga ko nibura mu minsi 10 cyangwa se 14 umuntu wese wafashwe n'iyi ndwara mu gihe cyose atitaweho ashobora kuba yakitaba Imana. Ibi bimwe mu bitangaje ko iyi ndwara ishobora kugufata mu buryo butandukanye, gusa nanone kukwandura biroshye cyane kuko nibura buri muntu uko humeka cyangwa se ko wahuza imboni n'umuntu cyangwa se ko wahuza umubiri cyangwa amusuhuzanyije, yewe no guhumeka umwuka byonyine, ibi biroshye cyane ko wakandura iyi ndwara ku buryo bukomeye cyane. Wakibaza n'ubundi iyi ndwara isanisha gute? Iyi ndwara mu baturage barimo gutekereza neza ko ishobora kuza imeze nka SARS. Iyi ngiyi yaje guhitana abasaga 800 cyane ko 300 muri bo bari Abashinwa. Iyi MERS yo yaje guhitana abasaga 1/3 cya SARS, mu bandi magambo ngo n'abarenga 200 n'ibisago. Gusa n'ubundi kuri ngubu corona ni mu virus akomeye cyane, arimo kwihuta ku rwego rwo hejuru ko yagufata cyangwa se yakwicisha umuntu. Ibi ni ibintu cyane kubera ko nibura abashakashatsi bavuga ko mu masaha make mu gihe amaze kugufata wamaze gucika imbaraga ku rwego rwo hejuru. SARS yo iyo yaje nayo ari virus ikomeye ku isi. Kuri ubu ngubu turi kwigaho ngo turebe niba hari aho yaba ihuriye na coronavirus. N'ubushakashatsi natwe turi kugerageza cyane. Iyi ni indwara yamaze gufata indi ntera kubera ko mu bihugu byose hafi by'isi mu migabane ikomeye cyane yamaze kugeramo, muri Amerika, Canada ndetse no muri Amerika y'Epfo muri rusange. Aha ni hamwe yakunze kugaragara. Aziya yo nk'ibisanzwe niho yatangiriye. Uburayi naho byatangiye gukekwamo.
Mandi magambo isi yose muri rusange ndetse n'imigabane muri rusange iyi ndwara amaze kugera. Isi yose ihanze amaso ku baganga ndetse n'abashakashatsi bakomeye cyane bahuriye mu gihugu cy'Ubushinwa ko bagira icyo bakora kugira ngo iyi ndwara babashe kuba bayihagarika. Buri muntu wese yakibaza kuki iyi virusi iri kwihuta cyane ubundi Ubushinwa kimwe mu bihugu ku isi binini kandi bigendwamo cyane, dore ko kibarwa mu bihugu bikomeye cyane mu bucuruzi n'inganda ndetse kiba cyaranamamaye cyane mu bukerarugendo, aho benshi basura iki gihugu bitewe n'iterambere ryaho ndetse n'imisozi yayo ikomeye cyane ko muzi n'inkuta zikomeye cyane zagiye zubakwa mu gihe cy'amateka, ndetse n'ibindi bikorwa bikomeye remezo bigenda bihatuwe ndetse binaha cyane. Benshi bahamya batanashidikanya ko iki gihugu kiri mu bihugu by'iterambere bikomeye cyane byabayeho mu iki kinyejana. Abaturage baho namwe mu baturage benshi cyane ko iki gihugu ku isi ko ari igihugu kinini kinakomeye cyane mu isi, ni nacyo gihugu nanone buriya gifite abaturage benshi. Bivuze ngo ko wakanduza cyangwa se wakandura iyi ndwara biroroshye cyane. Abashinwa ku isi muri rusange barahari, gusa ntibivuze ko buri hantu hose hari umushinwa haba handuwe iyi ndwara, ahubwo bivuze ko mu gihugu cy'Ubushinwa kuba bakanduzanya ubwabo bitewe n'ubucucike bwabo byoroshye cyane ku rwego mpuzamahanga. Igitangaje nanone kwiza kuri ubu ngo ibibuga by'indege bikomeye cyane ndetse n'indege zikomeye cyane zakoraga indege muri iki gihugu cy'Ubushinwa bamaze amaleta yose hafi ya yose yamaze gufata icyemezo yuko bahagarika izi ngendo. Rwandair, iyi ni indege y'igihugu cy'u Rwanda nayo yamaze guhagarikwa. British Airlines, United Airlines ndetse na za Swiss Airlines zamaze guhagarikwa, ndetse na Kenya Airways. Izi ni zimwe mu ndege zo muri Afurika nazo zamaze guhagarikwa. Ubuhinde ndetse n'ibindi bihugu bikomeye cyane n'ubundi nabo zamaze guhagarika ingendo zabo zijya cyangwa se ziva muri iki gihugu cy'Ubushinwa. Byumvikana ko uduce nka Wuhan ndetse n'uduce dukomeye cyane mu isi byamaze guhagarikwamo ko nta ndege n'imwe mu bihugu bikomeye yemewe ko yava cyangwa se yajyayo. Birakomeye cyane mu isi. Kuri ubu ngubu leta y'Ubushinwa yamaze gufata ndetse no kubaka inyubako ikomeye cyane mu gihugu cy'Ubushinwa muri leta ya Wuhan n'ubundi, kugira ngo bashe kuba bahuriza hamwe abashakashatsi batandukanye bavuye mu isi, bahuriza hamwe barebe nibura umuti w'iki cyorezo. Aka kanya muri iki gihe cya CoronaVirus imihanda yose irimo ubusa, nta bantu wabona hano hanze, gusa gitangaje mu maguriro ho wababona cyane ko bagiriwe inama yo gukomeza gufungura. Twizera neza ko isi yose iri kudusengera kandi twishimiye kuba dutegereje ubufasha bw'ubuzima ndetse n'ubutabazi mu mpande zose, cyane ko turi gukorana bya hafi na leta yacu y'Ubushinwa ndetse abagize ubuyobozi biteguye kudufasha. Ni icyorezo benshi bahamya ko kirabonera umuti kandi kirabonerwa umuti vuba vuba, gusa bakanahamya ko neza mu gihe kitafatanwa vuba vuba baraza gusanga kimaze gufata indi ntera ku rwego hejuru. Abenshi bashaka kuza guhitanwa nacyo. Benshi barahamya neza ko kwenda iki cyorezo bishoboka cyane. Inama ndetse n'ishami ry'umuryango wita ku buzima wa MS ndetse n'abasipesialiste bakomeye cyane b'abaganga batangaza ko kwirinda iyi ndwara bishoboka kandi byakozwe neza ntiwayandura. Nkuko ibiganza mbere y'uko urya, akwirinda kwikora ku munwa, ku maso ndetse no ku mazuru mu gihe cyose waba ugeze iwawe cyangwa se waba uvuye ahantu kure cyane mu bantu benshi. Ukagerageza koga nibura n'isabune ku rwego rwo hejuru ndetse ugakora nibura ibi ngibi mu gihe cy'isaha imwe mu masaha 3. Kunywa amazi menshi ndetse na bimwe mu bikorwa biremezo bitandukanye nko kugira isuku mu bikoresho byawe bitandukanye, ibi nibyo birinda umuntu neza. Ikindi kandi kwirinda kurya inyama z'amatungo ndetse n'iz'inyamaswa zikomoka mu mazi mu gihe cyose zaba zipfishije, bwa buryo bwiza bwo kwirinda. Mu gihe cyose waba uyirya cyangwa se usanzwe urya izi nyamaswa, birasaba ko wayikorera isuku ku rwego rwo hejuru, hakabamo no kuba wazoza cyane cyangwa se wazikorera isuku mu gihe cyose mbere y'uko uziteka. Ndetse nanone uko wakora isuku bwite ku mubiri wawe ndetse n'ibikoresho ukoresha mu rugo cyangwa se mu kazi ahantu hose waba ukorera. Kwambara maska nabyo n'ubwirinzi ku bantu bose baba bamaze kugera cyangwa se bamaze kuba bagera ahantu ikibazo cyaba cyaragaragaye. Kuba wakirinda kurya inzoka, ibisiga byo mu mazi ndetse n'ibindi binyabitabire bigaragara mu mazi ni kimwe mu bwirinzi bwiza. Gusa nanone mu gihe habaho aho yabiribwa, nanone wabikoresha isuku ku rwego rwo hejuru. Muri Afurika kuri ubu ngubu ntiragaragaramo cyane, gusa n'ubundi nkuko nabibabwiye haruguru, harimo mu bihugu byatangiye kuba byatutumbamo cyangwa se byaragaragayemo. Ubu ngubu kize kuri ubu ibibuga by'indege bikomeye cyane byo muri Afurika n'ubundi byamaze kuba byafunga indege ziza kugira ngo ze kuba zakerekeza mu gihugu cy'Ubushinwa. Nka leta y'u Rwanda twamaze kubabwira ko Rwanda y'ubu ngubu itemerewe kuba yajya mu gihugu cy'Ubushinwa hangani mu ntara ya Gwanzu, ntabwo byemerewe. Kenya Airways nazo ni zimwe mu ndege zahagaritswe kugira ngo zibe zabasha kuba zacunga umutekano w'abaturage muri yo kurinda ko bakandura ino virusi.
ubu ngubu kwinjira mu kibuga cy'indege cyangwa se ko wajya mu kibuga cy'indege icyo cyose, mandi magambo kuva hamwe cyangwa se ujya ahandi mu bigo by'indege hose huzuye abashakashatsi ndetse n'abapimyi ku rwego rwo hejuru kugira ngo babashe kuba barinda ndetse banapima buri muntu wese waba winjiye cyangwa se usohotse mu gihugu mu buryo bwo kurinda cyangwa se kuba yahungabanya umutekano aho yaba asanzwe cyangwa se yaba agiye. Ku kibuga mpuzamahanga cya Kigali i Kanombe naho hamaze kugira abashakashatsi mpuzamahanga ndetse n'abapimyi ku rwego rwo hejuru b'inzobere muri uru rwego kurinda ndetse no gupima buri muntu wese waba ufite cyangwa se ushobora guha wakekwa ko wagaragara n'indwara. Nanone bagapima buri muntu wese winjiye cyangwa se usohotse muri bo kurinda abaturage cyangwa se kurinda urugendo rwose bagiye gukora kugira ngo ataza kuza kwanduza abandi mu gihe cyose yabimugaragayeho. Yego ibintu byose bibaho, gusa isi n'ubundi kuri ubu ngubu abahanga bavuga ko imaze guhanga n'ibyorezo nibura 5 byamaze gushegesha isi. 2009 turabyibuka neza aho swine flu yaje gutera n'ubundi abenshi bakatakazamo ubuzima. 2014 ikibazo cya polio nacyo ni kimwe mu byorezo byari bikomeye cyane. Muri uyu mwaka wa 2014 nanone Ebola turabyibuka neza muri Afurika y'Iburengerazuba za Liberia, turahibuka neza ko iyi Ebola yashegeshe ku rwego rwo hejuru. 2016 ikibazo cya Zika cyaratekana ku rwego rwo hejuru, abana barahatakariza ubuzima batari bakeya. Nanone kandi mu mwaka wa 2019 Ebola yaje kwisubira igaruka mu gihugu cya Kongo, ahangani mu baturanyi mu burasirazuba bw'iki gihugu yarashegeshe ku rwego rwo hejuru. Uyu mwaka 2020 dutanye na CoronaVirus, iyi ngiyo yamaze gufata hafi isi yose. Nibyo buri muntu wese yakica agasengera isi ndetse agasengera n'abaturage igihugu cye cyangwa se n'abandi bantu bari bose aho baba baherereye, kubera ko icyorezo mu gihe cyagufasha cyangwa se cyakugezeho ntabwo kigusiga uri muzima. Mandi magambo gifite ubukana bukomeye cyane kurenza uko buri muntu wese yabitekereza. Niyo mpamvu umva ngo abashakashatsi barenga ibihumbi n'ibihumbagaza bamaze kuba bakikiza mu gihugu cy'Ubushinwa kugira bashakire umuti byihuse iki cyorezo. Kuri ubu ngubu leta y'u Rwanda ibicishije muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga irakomeza gukangurira buri munyarwanda wese ahava akagera kuba yaba ahagaritse ingendo zose zerekeza mu gihugu cy'Ubushinwa, by'umwihariko mu gace ka Wuhan ndetse n'ahandi hantu hose hagaragaye iki cyorezo. Ahangaha ni muri bwo kwirinda ko wakanduza abandi cyangwa se nawe wayirwara. None kandi Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC barashikariza buri munyarwanda wese ndetse buri muturarwanda wese ko kwirinda iyi ndwara ya virus yiswe 2019 NCOV cyangwa se 2019 NCOV byoroshye kandi byakozwe neza byashoboka. Nkuko byavuzwe haruguru n'ubundi harimo kwirinda kuba wakorakora cyangwa se wakigera umuntu wese wayirwaye cyangwa se amaze gufatwa nayo, kugira isuku ku mubiri ndetse n'ibikoresho byawe ukoresha mu rugo, ndetse yewe no kuba wakora isuku ikomeye cyane mu gihe cyose waba ugiye hari ibyitabire bivuye mu mazi waba ugiye kurya, ni imwe mu byo wakirinda. Kwirinda kurya inyamaswa izo zose zifishije zivuye mu mazi by'umwihariko ni kimwe mu bintu byiza wakora kuri ubu ngubu. Mu gihe cyose kandi bivuga ko wagaragaye ikimenyetso cyangwa se ikimenyetso cyakugaragayeho ukihutira by'umwihariko kujya kwa muganga mu gihe cyose utarahura n'abandi bantu kugira ngo utaza kubona babanduza. Ndetse kandi ibi ngibi bizanarinda kuba wanaterana cyangwa se wajya mu ruhame rw'abantu benshi kugira ngo nanone abo bantu benshi ubundi bataza kwandura, kubera ko biroroshye cyane no guhumeka umwuka gusa. Nanone kandi muri rusange OMS cyangwa se ishami rishinzwe ubuzima mu isi nabo barakomeza bavuga ko nibura buri muntu wese yakabigize inshingano zo kuba yakirinda kugira ngo iyi ndwara idakomeza kuba yafata izindi ntera. Barahamya benshi ko bavuga ko mu gihe cy'Ubushinwa kuri ubu ngubu buri muntu wese yikingiranye, batanga amasaha make gusa yo guhaha ibintu byo gukoresha mu rugo kugira ngo wongere usubire mu rugo uryame, usinzire, utuze, ukore imirimo yawe. Ibyo ntabwo bibira gusa, wirinde ko wajya hanze kubera ko aricyo kibazo cyahaherereye cyane. Ndetse nano abaturage benshi mu gihe cy'Ubushinwa kuri ubu ngubu twagiye tunaganira cyane, batubwira ko n'ubundi buri muntu wese ahangaha bafite impungenge z'uburyo bwose yabajya hanze mu supermarket ndetse n'ahandi hantu hose ashobora kuba yahahurirwa n'abantu benshi, kubera ko biba byoroshye cyane. Yewe n'abakora ubukwe, ibirori bitandukanye, abenshi barimo kwambara twa mask. Ntabwo wabiseka nubwo avuga ngo akabi gasekwa n'akeza. Nge ndi Ismail papi Muhinda, wakomeza kudukurikirana ku mbuga zacu nkoranyambaga nka MTV ndetse na The Fashion Show. Iki yari igice cya mbere cyacu cy'ikiganiro n'ubundi twagana kuri CoronaVirus. Ubutaha tuzatuganira by'umwihariko se iyi CoronaVirus ishobora kuba yaraboneye umuti. Ibi byose tuzabiganiraho ubutaha. Ese ni bande bakeka ko barazanye no CoronaVirus? Ese ni bikimo kuba byavugwa mu isi muri rusange kugira ngo CoronaVirus be yakira? Ibi byose tuzabiganira mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Wankurikira ngo uce ku Instagram yanjye ya Ismail papi Muhinda. Nakagaruka.